Reka mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye, abari mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Kongo, abari Buganda, abatwumva mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese ndabasuhuje kandi ndabasuhuje mwese, nanabashimira abakomeje gukanda subscribe, abayikanze mwese ndabashimiye cyane. Tugeze ku bantu barenga 100, ni abantu benshi cyane for me. Mu minsi mike tumaze dutangiye, rwose ndabishimira cyane abakunzi bacu mwese. Hanyuma ndagira ngo kandi mukomeze, mukomeze tube benshi dukurikirana bino biganiro. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku muhanzi witwa Tonzi. Umuhanzi witwa Tonzi ni umuhanzi wamenyekanye cyane muri muzika ya gospel, akaba ubundi amazina ye yitwa Uwitonze Clementine, akaba ari umufasha w'umugabo witwa Alpha, akaba ari umugabo ukomeye cyane mu Rwanda ku bijyanye na sound, yakoze ama sound mu ma event akomeye cyane, ndetse n'izi event za Tonzi ni Alpha ubikora. Yes, hanyuma rero uyu munsi Tonzi ndagira ngo tusesengure hamwe n'abasesenguzi batandukanye muri gospel, dusesengure cyane ibigendanye na konseri yakoze ejo bundi. Abasesenguzi turi kumwe, ndi kumwe n'abasesenguzi uyu munsi batatu. Umwe ni Arnaud Ntamvutsa, muramuzi, ni umunyamakuru umaze igihe kinini cyane muri gospel, wakoze ibintu bikomeye cyane, akaba yarashinze igitangazamakuru cyitwa Urugero Media Group. Yakoze imirimo myinshi cyane muri uyu murimo, yakoze no kuri Contact FM, yakoze no kuri radio yitwa Authentique ya Zion Temple. Arnaud Ntamvutsa ni umwe mu banyamakuru b'abahanga muri gospel. Hanyuma kandi turi kumwe na Daniel Sivranson, ni umuhanzi akaba nawe n'umusesenguzi, kandi nawe akaba ari umusesenguzi ubikora neza, utubwira ibintu byinshi bitandukanye. Turi kumwe n'undi musesenguzi utashatse ko tumuvuga, gusa yakurikiye igiterane cya Tonzi ndetse aza no kureba ibintu bitandukanye byavugiwemo. Turaza gusoma ubutumwa yatwandikiye. Reka mbashimire cyane, reka dore kuri Arnaud Ntamvutsa. Arnaud Ntamvutsa afite byinshi cyane yatubwiye, ariko reka twumve icyo yatubwiye. Uraho neza Papa Paulin, urakoze cyane. Nagira ngo mvuye ku kintu warumbajije, navuga kuri konseri ya Tonzi, ngira ngo yabaye mu kwa gatatu ku itariki 30 niba ntibeshye. Ni konseri, ni nyuma y'igihe kinini cyane, yari amaze igihe adakora konseri twaherukaga ari mu mwaka wa 2012, ngira ngo hafi aho nibukira ni 2012, yakoreye muri Serena. Yari yatumiyemo Dudu, yari yatumiyemo itsinda rivuye muri Tanzania na Judith Babirye. Urumva rero kuva 2012 nzi neza ko yagendaga launching indirimbo zimwe zinahenze, amavideo ahenze, ariko ntago namuherukaga gukora konseri yakoze. Nge nayifashe nka comeback, kuko ni nka comeback yakoze, kuko urebye ntabwo yijyanye ahantu hagutse. Urumva kuva muri Serena ukajya muri hotel ifite salle ntoya nkiriya, ni nko kongera kwibutsa abantu ko agihari kandi arimo arakora. Yarasanzwe akora, ariko kongera gukora igitaramo, burya igitaramo ntabwo ari ikintu gitoya, nubwo afite uburyo bwose bwo kuba yagikoramo, afite ubushobozi, afite umugabo umushyigikira mu bijyanye na sound. Nta kindi kibazo Tonzi afite pe. Gusa nanone nk'aba bantu b'abarejanda akenshi uko imyaka ibajyana, bafite ukuntu bagenda batwara ibintu byabo badari kuri pressure, nk'abahanzi bakiri bato. Umuhanzi ukiri muto afite ukuntu akora kuri pressure, ameze nk'umuntu usiganwa, ariko Tonzi nibaza ko urwego ageze atakiri kuri rwa rwego rwo kujya kuri pressure. Agomba gukora ibintu yumva akunze, ashaka, kuko ni umwe mu bantu tutabeshyanye tubara mu cyiciro cy'abarejande. Hari ushobora kutabyumva neza kimwe nanjye, ariko buryo uburejande bujyana n'igihe n'imyaka umaze mu bintu. Wenda ashobora kuba yarakoze indirimbo nyinshi, ariko wenda nkeya zikaba arizo ziba hit, ariko ureba nanone iyo myaka n'abo yagiye ashyigikira, n'abo yagiye afasha. Ndabizi ko harimo abahanzi yagiye afata akaboko, n'abo yagiye ashyigikira mu bundi buryo tutari buvugire hano, buri financial. Ibi nimbivuga wenda ababyumva bahita bamenya ibyo ashatse kuvuga cyane. Rero navuga ko igikorwa yakoze ni cyiza, kandi navuga ko ntari kuri pressure yana. Ari mu bantu ngewe ndi n'umuntu umubwira, namubwira ko ibintu bye akwiye gukomeza kubikora mu buryo bwiza bwa buke, kuko mu myaka barimo ni imyaka ibemerera gukora ibintu buke kandi neza. Yakoze konseri nge sinabashe kuyijyamo, ariko narayikurikiranye. Yari yatumiyemo n'ubundi abahanzi batandukanye, ariko ikintu kimwe nibaza ko abantu badashobora kwibagirwa, ni ukongera guhuza The Sisters
akongera akazana Kabaganza, donc ya shusho twari dufite mu myaka yashize kongera kuyibona kuri stage, akongeraho no gusa nk'uwongera gutumira nka Maranatha itsinda yabakuriyemo, nubwo Maranatha tuyibona ikora ubu ngubu ariko uburyo iri gukoramo ngira ngo niba ntibeshye ishobora kuba isa nk'iyavuye mu Adventiste, ariko nanone kubona Maranatha hari ukabona The Sisters hari ukabona Kabaganza hariya, ngiye ku giti cyanjye nahise nongera kwibuka ishusho ya gospel yo mu myaka yashize, kuko abo bose twavuze bari mu bantu bari bameze neza muri bya bihe tutakwibagirwamo, birimo muri ya ndirimbo Humura. Kabaganza nawe atangira gukora indirimbo ze akiva muri Hoboti, bari Gahongayire, indirimbo zabo tugenda tuzibuka, hari impamvu n'izindi. So rero yabaye ishusho nziza, yabaye ikintu cyiza, nanone cyakuyeho nubwo wenda tutaba tuzi ukuri cyane, ariko reka dufatire ku byavugwaga ko haba hari ikintu cy'ikibazo hagati yiwe na Gahongayire, byakuyeho urujijo. Sinkunda kwinjira mu bintu cyane ntafitiye amakuru, ariko mbifatiye uko nabibonye byakuyeho urujijo rw'ibyavugwaga. So rero njye navuga ko igikorwa yakoze ni cyiza, turetse no kuba yarakoze concert nziza iteguye neza, iri mu buryo nyine tutamenyereye. Nk'abahanzi kenshi hari ukuntu tubona ibintu, uburyo abantu bategura ibintu ukabona birasa, ariko uburyo Tonzi yateguye ibintu byubona ko bidasa nk'ibyo twari dusanzwe tumenyereye. Nk'umuntu mukuru nyine nibyo nakubwiye, nta pressure bari, ashobora gukora iby'umutima we wumva ushaka, kandi kuri twe bikarangira tubonye ko ari byiza, kuko hajemo n'udushya nabonye bisa nkaho bitari bimenyerewe cyane. Tonzi ni umuntu ukunda no gukora ibintu ukabona bisa nkaho bitandukanye n'iby'abandi, ari mu bantu bajya baronshinga nk'indirimbo agatuma itangazamakuru bakicarira ahantu bagasangira, agashyira screen akayironshinga ari nka video. So ni ibigaragaza ko ari umuntu mukuru kandi ibintu arimo abisobanukiwe. Hanyuma nsoza rero navuga ko nibyo gushimirwa, ariko ngiye nkasoza mbasaba abantu ba Legend gukomeza gushyigikira abakiri bato, kuko bo barimo barabyina bavamo, nubwo umuziki wo utabavamo, ariko imbaraga bakoreshaga kera sizo bagikoresha uyu munsi. So hari abana rero bari kuri pressure, bakeneye inama zabo, bakeneye n'uburyo bw'ibifatika, bakeneye n'uburyo bw'ubujyanama mu buryo bwo gukomeza kuba mu muziki ntibacike intege, kuko nibaza ko aba batonze bari mu bantu batacitse intege, bakomeje gukora umuziki bona Bagahongayire na Aime Uwimana, batakanzwe na generasiyo zindi. Hari uburyo generasiyo ziza zigatuma wowe ureka umuziki, ariko bo ntabwo bigeze bahungabanywa na generasiyo zagiye ziza nyuma yabo. Rero ingewe icyo nasorezaho, usibye kuba shima uko byagenze, burya kugaya biba biri gakeya kuri ngewe. Nyuma y'igihe nabonye nasanze kugaya bigomba kuba bike, kuko umuntu aba yatanze imbaraga ze nyinshi. Ni byiza ko umuntu amotiva kurusha guca intege abantu. So rero ni byiza bakomerezeho, ariko noneho nongeremo kano gakeregeshwa, bafashe n'abakiri bato, babagira inama muri no nzira y'umuziki, bamenye uko bitwara kugira nabo imyaka bamaze mu muziki nabo bazabashe kuyimara. Asante sana. Reka tugushimire cyane Arnaud, kandi twizere ko n'indi minsi yindi tuzajya dukorana ikiganiro cyane cyane ku bijyanye n'ubusesenguzi mu bibera muri gospel. Turi kumwe kandi nk'uko nabibabwiye n'umuhanzi witwa Daniel Stevenson. Reka nawe twumve uko yatubwiye kuri concert ya Tonzi. Concert ya Tonzi nayivugaho ibintu nka bine bikomeye by'ingenzi bya kumboni yanjye. Tonzi mu busanzwe ni umunyabigwikazi, navuga ko ari nawe umutegarugori wabaye imfura mu bahanzikazi, kuko aba bandi bose baza bamusanga mu bahanzikazi baririmba umuziki witiriwe Imana. Rero nka Tonzi wari umaze igihe kinini atagaragara mu biterane by'abandi, mu makonseri y'abandi yatumiwemo, cyangwa se ngo agaragare nk'umuntu wateguye event ye, akaza gukora icyitwa Respect Concert. Ndibwira ko ari nko ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Ni igikorwa ngewe cyanshimishije kongera kumubona akora ikintu cye, kandi rwose akagitegura neza. Ikintu cya mbere rero navuga naheraho nuko Tonzi ari umuntu uzi gutegura, ni
ni umuririmbyikazi mu busanzwe azi gutegura. Yari yateguye ibintu bye guhera mu kuyamamaza, uburyo yaganiriye n'abanyamakuru, uburyo yakoze imyiteguro ya repetition, aho yakoreye, sare yakoreyemo abantu bayizi imbere wageragamo ukibaza niba ari sare ushobora gukoreramo ibirori ariko ntibikunde. Gusa yarahageze ahashyira ishusho ikomeye. Yari umuntu wari wateguye neza. Iki ni ikintu cya mbere navuga ko yakoze cyane ku muteguro we. Ikindi kintu cya kabiri cyantunguye kandi nashimye muri concert ya Tonzi ni uburyo mu by'ukuri muri no minsi concert menshi hirya hino muri Kigali cyangwa se no mu Rwanda cyane cyane, ariko tuvuge muri Kigali, usanga akorwa n'abantu bamwe. Usanga bacuranzi abaririmbyi bikiriza muri concert ni abantu bamwe, ugasanga abaye MC ni abantu bamwe, ariko mu by'ukuri Tonzi we yazanye ubudasa, aho yaririmbishije abantu ndetse batanazwi mu bitaramo hirya hino. Mu ekipe yakoresheje y'abaririmbyi bamuririmbiye nk'abantu bari basanzwe baririmba ni Tony Big ndetse na Favor, ariko aba nabo ntago baheruka kuririmba kugaragara ku stage yabo bwite cyangwa se babekinga abantu. Ariko Tonzi yazanye umwihariko, azana n'abacuranzi batamenyerewe mu bitaramo, bacuranzi rwose batamenyerewe mu bitaramo, bakora mu nsengero ye, ndetse nge hano nabonye ntari nzi ko bacuranga, ariko yazanye timu y'abaririmbyi n'abacuranzi itamenyerewe, wabonaga ko ari ibintu biri unique. Iki ni ikintu cya kabiri nakundiye concert ya Tonzi. Ikintu cya gatatu nabonye muri concert ya Tonzi ni uburyo yazanyemo abatumirwa bari badaheruka. Yazanyemo itsinda ahuriyemo na Aline, Gabi ndetse na Fanny ryitwa The Sisters, aho bari bamaze igihe kinini batagaragara ngo bakore indirimbo yabo cyangwa ngo bakore ibiterane cyangwa ngo bitabire ibiterane. Aba nabo bagaragayemo bakora ikintu cyiza, bararirimba mu majwi yabo, mu buhanga bwabo. Nacyo ni ikindi kintu cyabaye cyiza. Ndetse ikindi najyanirana nacyo ni uburyo yatumiyemo Liliane Kabaganza. Liliane Kabaganza ni umunyabigwikazi, umubyeyi nawe udaheruka kugaragara kuri stage, yaba aririmba wenyine cyangwa se mu bindi bitaramo, ariko amutuzaniye ndetse ntatinya kuvuga, yahise akigera kuri stage yahise ahindura ibintu. Abantu bisanga mu ishusho iryoheye ya kera. Abantu bongera kubona ko Kabaganza rwose yarakenewe. Abantu bongera kwishimira indirimbo ze, aririmba indirimbo ze nziza, aririmba indirimbo ze abantu bakunze, abantu bishimiye. Ubona ko public, iteraniro ryose ribaye hamwe nawe rimufashije guhembuka. Ni ikintu cyabaye cyiza cyane, ni ikintu cyakoze ku mitima yacu, aho Kabaganza yongeye kugaruka, ukabona ko umwanya yahawe umubanyi mutoya ukurikije ibihe yaramaze kwinjizamo, abantu bari bamuri imbere arimo aririmba. Ikindi, iyi ni konseri navuga cyakurikiraho cya gatatu cyangwa se ya kane, ni konseri wabonaga irimo abategarugori. Urumva ni Tonzi ni umutegarugori, The Sisters ni abategarugori, ndetse na Liliane Kabaganza nawe ni umutegarugori. Ukumva ko yari yashatse kugira ngo abategarugori bakore babone umwanya. Ariko haje ikindi kintu cyagaragayemo ubwo Tonzi yarageze kuri concert, yagaragaye mu myenda myiza cyane, yambaye neza rwose, na timu ye baririmbanye, arongera aririmba indirimbo insha, aririmba n'iza kera, ibintu biba byiza. Ni concert kandi yagaragayemo ibyamamare bitandukanye muri uno muziki wa gospel ndetse na secular, aho abantu bamwe bitabiriye bakagera muri iki gitaramo. Abantu bari bitabiriye ubutumire ntabwo bari abantu benshi cyane, ariko bari abantu benshi mu kigero kingana nuko sari ingana, kandi byari ibintu byiza cyane kuko urumva sare yari yuzuye. Ni ibintu rero byashimishije ukurikije ko sare yanganaga, abantu bari bitabiriye ku rwego rungana nuko sare yanganaga, kandi n'abantu bahagereye igihe ku buryo rwose abantu bari banyotewe. Rero ikintu kindi nasorezaho mvuga kuri ibi bintu
ni uburyo Tonzi atacika intege igihe cyose ahora ari munyakazi asohora indirimbo. Nibwira ko n'ubu ngira ngo ari mu gikoni ariho ateka. Reka rero Tonzi vuga ngo rwose konseri ya Tonzi yabereye nziza, yabereye umugisha abantu, kandi Uwiteka bukomeze amukomereze amaboko. arakoze cyane Daniel, kandi mubwire ko azajya dufasha kenshi nawe muri bino biganiro, cyane cyane mu gusesengura ibibera muri gospel. Undi mugabo watwandikiye ni umugabo utashatse ko amazina ye ajya ahagaragara, gusa yatwandikiye nk'umuntu wari muri kiriya gitaramo ndetse akanagikurikirana neza akantu kandi. Reka dusome ubutumwa yatwandikiye. Yagize ati: kuri njye nkibona nk'igikorwa kinini yaba yarigeze akora mu rugendo rwe nk'umuririmbyi wabigize umwuga, ariko cyane cyane nk'umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo mu ndirimbo w'umuhamagaro, inshuti nyanshuti kandi w'umubyeyi. Yabishyize mu bice bitatu. Yavuze ko Tonzi ari umuririmbyi w'umuhamagaro, abivuga ko ari inshuti nyanshuti, avuga kandi ko Tonzi ari umubyeyi. Hanyuma ku cyambere aho yavuze ko Tonzi ari umuririmbyi w'umuhamagaro, yagize ati: yagiye aririmba indirimbo nyinshi, abantu baramumenya, ni umuririmbyi mukuru wagiye arangwa no kudacika intege cyane, ari nabyo byamufashije kugira album 9 zose za gospel. Kwibutse ko atari muri ba bahanzi uzasanga bacuranga buri munsi, hoya, ariko ibyo ntibyamuciye intege, kuko yakomeje guhozaho, kandi niwe wenyine muri gospel nk'umuririmbyi ku giti cye umaze kugira album 9 wazimubaza akazikwereka. Wow. Yagize ati kandi Tonzi ni inshuti nyanshuti. Muri kiriya gitaramo Tonzi yakozemo ibintu bibiri byankoze ku mutima. Uyu umusesenguzi uri kubivuga ati: twese turibuka ko muri za 2013 2014 uburyo abaririmbyi b'abagore bakoraga cyane. Kabaganza Liliane yari umwe muri abo, gusa yagiye ceceka kugeza ubwo muri iyi myaka abantu bamubuze kandi baramukumbura cyane. Byari ikintu cyiza kumva Tonzi yatekereje gutumira umuririmbyi nka Kabaganza. Indirimbo ze zafashije abantu benshi, nubwo ataragikora indirimbo, ariko nibwira ko bwari nk'uburyo bwo kumubwira ngo wireka imirimo yawe, kuko Uwiteka araguhamagaye, akamufata ukuboko bagakomeza urugendo rw'umuhamagaro. Ibi ndabivuga kuko nzi mwese muzi ko atari kenshi abantu baha agaciro abantu badafite hiti muri kino gihe no mu bikorwa byabo. Mu myaka igera ku 10 nibwira ko byatunguye buri wese kubona The Sisters, Gaby Kamanzi, Wibabara ndetse na Tonzi ndetse na Aline Gahongayire kuri stage imwe bose. Ninde wundi wari kubishobora? Sinibwira ko ahari, kuko wenda hari n'ababigerageje ariko ntibibakundire. Ikindi cyanyeretse ko ari inshuti nyanshuti ni igikorwa cyo kunamira abaririmbyi bitavye Imana barimo Giselle Precious ndetse na Yvan Bravan. Bose arabaruta kure, ariko kuko yari abazi neza yabahaye umwanya nk'abahoze ari inshuti ze kandi bahoze mu murimo umwe. Ni igitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare mu ngeri zitandukanye muri muzika, sinema, komedi, kandi abo bose niko ari inshuti ze. Hanyuma Tonzi nk'umubyeyi, muri kino gitaramo Tonzi yahamagaye abana be nabo bararirimba. Ni ikintu cyiza nk'umubyeyi gutoza abana be inzira nziza bakiri bato, kuko bazarinda basaza bakigenderamo. Nawe yatangiye kuririmba ari muto kandi ashyigikiwe n'abakuru bari bamuri hafi. Ni umubyeyi rero ushyigikiye ko abana be bakorera Imana. Muri rusange nibyo by'ingenzi nasigaranye kuri kiriya gitaramo. Barakoze cyane abasesenguzi. Reka mbashimire mwese mwatubaye hafi, ndetse mbashimire abakomeza kudukurikirana no kuduha ibitekerezo. Mbizeze ko ibiganiro byiza nk'ibi ngibi muzakomeza kujya mubibona ku bwinshi. Mugire umunsi mwiza.